niba umubyeyi ashobora gutuka umugabo ashobora gutuka umugore mu maso y'umwana w'imyaka 10, 8, 15, 20 akamutinyukira imbere y'uwo mwana, umwana nta shusho ya kigabo azagira mu buzima bwe kuko ntazubaha igitsina gore kuko ntago yigeze abona se yubaha igitsina gore. Ariyo makimbirane dufite, bajya mu ngo zabo nabo babyara bakabyara bajugunya baterera aho ngaho kuko ntago baza agaciro k'umuryango icyari cyo. Nukuvuga ngo abandi nabo kubera ibikomere n'amagambo ababyeyi bafite n'imitekerereze bafite n'iterabwoba bafite kuko kubera ingo ziri toxic ababyeyi banarerana abana igitsure cy'ikirenga iterabwoba, umwana agakenera ntagire icyo amenye ntagire n'icyo yumva, uko bamuzirika yasohoka gutya yarenga umutaro akamera nk'umusazi. Ubu dufite ikibazo gikomeye cyane, ngiye nk'ahantu ndi nzi abantu barenze 8 bagiye mu mico y'abatinganyi b'abanyafurika baturuka iwacu, apana abanyamerika. Abana b'abasore b'abakobwa binjiye muri ibyo bintu, umwana akavuga ati ngiye gushaka ahura ngo mbe umugabo nzaba umugore kuko nta shusho y'umugabo muzima nabonye mu isi. Abagabo baradukomerekeje, umwana mwagana akavuga ati papa yadutaye turi abana, papa yakubise mama ndeba, papa undi akavuga ati mama ahubwo ngo ngire mama umeze nkuriye nzaba umugabo. Umwana agakora ama overtime kugira ngo azagende kujya kwihinduza ahinduka ikindi gitsina. No kuvuga ngo ayo makimbirane yo mu miryango n'iritandukana ryo mu miryango rikomerekeje abana ku kigero giteye ubwoba. Ariho navuze ndi kuba mu kiganiro bwa mbere navuze ngo ababyeyi ntabwo bakisacrifice kugira sacrifice. Umubyeyi ushize umuntu ku isi, menya neza yuko utakiri ibintu byo gukinisha, namwe mu kubyara atari ugukina, utabishoboye wabyihorera ukamera nk'abazungu. Kubyara no kwisacrifice, ugiye gushira undi muntu hanze ku isi azakureberaho, ugomba kumwitangira. Niba udashobora kwitangira undi muntu reka kubyara. Abana bacu bagiye dufite abana bari hano mu magereza buzuyemo baturutse iwacu mu bihugu by'iwacu, muri Kongo, mu Rwanda, mu Burundi, bazira amadrug, kunywa inzoga aziyahuza. Umwana nta nyina abyara buri munsi. Actually ikintu ikibazo giteye n'ubwo gene nzi ngo muri Afrika birugo batwigisha kuboneza, hanga sinzi ikibazo abantu bafite. Umuntu akabyara kuva buri gihe, buri mwaka afite umwana, ariko nta nshingano za kibyeyi na nkeya afite. Just wazi ko gushira umwana ku isi ari gushira umwana hanze. Noneho baba ari umunabe agashaka wa mubyeyi agashaka ngo babana baba ari umunabe babe nk'abakozi be, aba ari umubera babysitter na babysitter n'ambivuze neza. Ugasanga niba ngende umwana wo mu rugo ufite imyaka 16 ngiye mfite urugendo rwanjye nanjye ngomba kwiga ngomba kwibeshaho, ngiye nkaba nk'umukozi waba ari umuna banjye. None ugasanga natangiye kugira inshingano nk'iz'abagore mu rugo nduruhinja. Uko nguko uwo mwana atangiye kugira freedom, nyina ntabwo yamukanga ngo mubwira ati icara hamwe tuvugane, ibyo ni biki uri kureba, ibyo ni biki uri kumva, reka da. Nawe yabaye nk'umugore aramutegeka, avuga nawe avuga. Ejo nejo bundi umwana agiye kurara hanze, nyina ntiyamubaza ngo ugiye, kuko arabizi ko amufatiye ubuzima navuga nawe aramubabaza. So ugasanga iryo tandukana ry'imiryango riteye ubwoba. Ikintu kironsoza nuko gushaka umuntu utarashatse ntiyapfuye ngo ntiyashatse, n'uwashatse ari mu rugo aho ngo mube mu rugo muri ruri toxic, muvuze induru mwembe babiri, ni mugende murekure mutanga amahirwe kugira ngo abantu bahumeke, abana babeho cyangwa namwe mubeho. Mureke gushaka kumera nk'abari gufata ibintu bidafatika. Niba umugabo umugore, kera ntabwo nari nzi umugore uvugira imbere y'umwana akabwira umugore ngo so ameze gutya, agatinyuka. Ibyo bintu turabifite, nge nambibona ubu hano muri bino bihugu turimo, kandi umugore abwiye umwana w'imyaka 12, 10, 20 ngo so gutya na gutya. So already arangije kumwambura ishusho ya kigabo. Umwana aravuga ati nge niki nakora niba data ataba umugabo, nge naba umugabo gute? Umwana agahita atangira kwinezeza, akibera mu nzu gusa, akaryama n'abakobwa 3, 4, 5 buri munsi ko yishakiye, ntajye mu kazi, akagenda agatakaza icyubahiro cy'umugabo neza. Ariko umwana w'umuhungu yigiraga kuri se, umukobwa yigiraga kuri nyina. None bose babaye abarwayi, nta numwe wo kwigirwaho uhari. Ari byo mwavuze imico siyo ibangiza cyane. Umwana asohotse hanze afite isomo yabonye ahantu yaturutse, nubwo bwose agenda abizi ko hari ahantu yavuye. Ariko igitangaje bagenda nk'imodoka yacitse feri, kuko nta cyasize inyuma azajya kureba, nta n'icyo asanze imbere agiye kureba, ni just akiyanga. So nukuvuga ngo abana barakomeretse cyane kubera imiryango
ibayeho nabi iri toxic itongana buri munsi ipfa ubusa ari abantu bakuru umwe niba adashaka gukora mureke ugende ujye kwikora cyangwa se ugume hamwe ugabanye induru ubundi banze gufata imyanzuro bazi kuvuza induru gusa niba uri ahantu ukabona byanze niba udashoboye kuhasohoka reka kuvuza induru reka gusakuriza abantu abana bawe uri kubabangamira uri kubica uri kuregera umwana se ngo abikore bike umwana ntagafite ni wowe na se mufitanye ikibazo ariko umwana ntagafitanye na se ikibazo ni wowe na nyina mufitanye ikibazo umwana ntagafitanye na nyina ikibazo so reka kuvanga umwana muri izo diru zanyu so dufite abantu bari mu mazu y'imbohe kubera amadrog gutwara banyoye inzoga bakabafunga gufata abana b'abazungu banyoye bazi ngo ni bya bindi by'iwacu wikoresha umwana wese aho wiboneye mukina mugakubitana ku ntoki bakaba barakujyanye. Hano dufite mama Iyarwema watuteguriye iki kiganiro ariko noneho tukaba dufite n'abandi bantu bagiye kumwunganira muri iki kiganiro barimo umubyeyi bita Rehema Gikundiro. So reka twakire umubyeyi Terifine Iyarwema. Wiriwe? Mwiriwe neza. Amakuru yiriwe? Amakuru ni meza yanyu. Aha, turaho turashima Imana, twishimiye kubana nawe n'uyu mwanya watugeneye w'agaciro wo kugira ngo tuganire ku buzima bwa buri munsi tubamo. Ndashaka kugira ngo wibwire abantu hanyuma unatubwire insanganyamatsiko tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Urakoze cyane Godfather. Ndabashubuje mwese nkuko mwamaze kubyumva insanganyamatsiko y'uyu munsi ni ikiganiro kigendanye n'imibereho yo muri bihugu turimo haba Canada, Amerika, i Burayi no mu bindi bihugu aho abantu bavuga ikinyarwanda baba baherereye hose ariko cyane cyane abasohotse bakava aho babaga mbere bakagira imico bahura nayo ituma hari ibibazo bahura nabyo batari biteze mbere. Nitwa Terifine Iyarwema nkaba ndi umumama mfite abana 4 ntuye Ottawa. Nkaba mu byo nsanzwe nkora ibijyanye no gufasha abantu mu kubahugura mu bintu bya financial by'assurance investissement byose ariko nkaba naranakoze mu bijyanye no gufasha abantu mu bijyanye n'ibibazo bitandukanye nk'umusosiyale. Urakoze cyane twishimiye kubana nawe. Hano dufite undi muntu nifuza ko aza mu kukunganira muri iki kiganiro ni Rehema. Rehema wiriwe? Mwiriwe neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza turashimye. Watwibwira nawe mbere yo kuganira? Amazina yanjye nitwa Gikundiro Rehema ntuye muri Amerika muri state ya Indiana. Ndi umubyeyi w'abana 2. Ndi umuramyi ndaririmba niyo role nini navuga abantu banziho. Thank you so much kutwakira hano. Urakoze cyane ndagushimiye. Kuza nk'ahantu ugabanye music ho gato. So ahangaha twihuse rero impamvu y'iki kiganiro cyangwa impamvu y'insanganyamatsiko uyu mubyeyi Terifine Iyarwema wifuje ko ikiganiro cy'abakagitegurira tugiye kuganira muri ubu buryo. Iki kintu ni ikintu twavuzeho ndabibutsa ko ndi kuri TikTok nkaba no kuri X Twitter. Iki kintu ndaza kubyita icyorezo cyangwa ikintu cyugarije communauté bisanga muri aya mahanga. Niyo munagiye nkotaringa kwantu hatandukanye abari muri Scandinavia kuri iyi pano umuntu udahari na abantu bari muri Australia ariko ndabitegeza ko nabo mu kanya niba byu cyangwa ndibuze kuvuga ko waciye agahigo mu kubura cyangwa mu gupfusha abana b'urubyiruko biyahuye kuko bimaze kuba inshuro zirenze 3 enye. Aho habaho agahinda gakabije, aho habaho ndabivuga gutera, aho habaho usanga communauté muri uyu mujyi wa Ottawa nigeze no kubivugaho igendibuka muri mu gihe cya Youth Connect yigeze kuhabera nigeze kubaza ikibazo mu bayobozi nari natumiye kuri space ndavuga nti nukubera iki bazabaze ikibazo nukubera iki ariho hari abantu benshi cyane hari imiryango myinshi ariko abantu bakagira agahinda gakabije hakagira n'abantu biyahura. Hari hiyahuye abana, hari umwana wari wiyahuye wari umuririmbyi muramuzi basanze yaguye muri
mu mugezi hariya si uwa mbere n'abandi n'izindi, ntabwo ari ubwa mbere harabayeho ubwo bwicanyi abantu bakabura ubuzima. So ndashaka kugira rero ngo udutangirire ikiganiro. Mbere yuko ariko dutangirira, ndamanza mvugisha abantu bari aha ngaha, mbasuhuze gato, bamanze batubwire aho baherereye, batubwire na life standard y'aho babayeho, ubuzima bwabo babayeho gute, itandukaniro n'imuhira n'irihe. Reka ntangirane n'umuntu bita Don't Give Up. Don't Give Up, uranyumva? Nagusuhuje, uherereye hehe ubu tuvugana? Jewe mba muri Canada, muri province bita New Brunswick. Yego. Ahantu bita Moncton. Kandi ubuzima bw'umuntu uvuga ikinyarwanda, ikirundi, wisanze muri Brunswick bumeze gute? Mubaho mu buhe buzima? Ubuzima bwanyu aho ngaho ni waba watubwira mu magambo magufi gute? Yes, ndumva ari ikiganiro kirekire, ibyo navuga ni byinshi, ariko reka nce bugufi, mvuge ku majambo make abaho, kuko biratandukanye ko ubuzima tubayemo, kuko benshi twaje dutandukanye. Hariho abaje nk'impunzi, hariho abaje nk'abanyeshuri, hariho abaje bakuwe mu bindi bihugu, hariho abarongora, urumva situation menshi atandukanye. Ariko icyo nokubwira, ubuzima tubayemo udashatse kuba wewe cyangwa udashatse kuba umuntu ubimbwa, nicyo kimwe ubimbwa, ucuzinga kimwe muri ushobora kubaho neza cyangwa ukabaho nk'imbwa bivanye n'ukuntu we wifuza kubaho. Ariko reka kuko wampaye umwanya muto nko kuvugana nawe, reka tuza kubivugaho uburyo burambuye. Urakoze cyane. Dufite umuntu bita wahinduye amazina, izina barisoma bate? Omo, fata ijambo. Wiriwe Omo, uranyumva? Yiriwe neza Garfa. Amakuru yawe? Ni meza wana. Uherereye hehe? Turi kuganira aya masaha muri kiganiro. Uherereye he? Nje mperereye muri Europe, mu gihugu cyitwa Ubuholande. Ubuholande, ego. Ubuzima bw'umuntu uvuga ururimi uvuga muri community tuvamo, ivuga ikinyarwanda, ikirundi, mu Buholande, ubuzima bwaho n'ishusho y'umwimukira aho ngaho imeze gute? Mubayeho mute? Urakoze, ariko Garfa ngewe ukuntu hano mpabona ntaho hatandukaniye n'ahandi. Twese tubayeho kimwe, ahubwo uko umuntu yitwara mu gihugu atuyemo ibyo biba bitandukanye. Imico y'umuntu niyo ngiye nkontaho cyane. Guhinduka k'urubyiruko biba bihari, yes, ariko bitewe nawe, ntago ari igihugu cyangwa se ko kuri umunyarwanda, yaba uri umuzungu yaba uri umuki, bose bahinduka bitewe n'imico yabo, ntago ari igihugu. Urakoze cyane. Dufite undi muntu bita Irunga, nagusuje. Wiriwe? Wiriwe Godfather. Amakuru yawe? Ndashima Imana. Uherereye hehe mu kihe gihugu? Mperereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri state ya Iowa. Yego. Okay, muri Iowa ubuzima bumeze bute? Imbwira ishusho y'umunyarwanda, umunyamurenge, umurundi wisanze aho ngaho, anywa amata yo mu kabido. Mbwira mpereza ishusho y'umuntu uri aho ngaho waje avuye mu Rwanda cyangwa mu Rwanda. Mu by'ukuri hariho biteye ubwoba kuvuga, kubera yuko expectation watekereza ko abantu babayemo, cyangwa se ugende ubwo turavuga ubuzima uhereye ku bana, famiye, imyitwarire y'abantu bakuru, ni ibintu ubona bizatinda bikazaba ibintu bibi, kuko mpereye ku bana usanga abana bafata imico itandukanye, abana bamwe imigoyi kubera kwigenga cyangwa se kubera abana bafite ijambo. Rero iyo hatabayeho kuba maso kw'ababyeyi, usanga abana bari kononekara. Wirebesha ijisho niyo waba uri umushyitsi, kandi ba nyiri bwite ntibashaka ko unabivugaho. Hari abandi baba bari kubihisha, ariko byanga byakunda biragaragara. Kubera iki? Kuko abenshi n'abana usanga batiga ngo banarangize n'ishuri, babashyira mu mirimo. Usanga abantu bahugiye mu mirimo, bamwe bari mu makampani, ugasanga rero abana bafuye bakiri bato. None n'ubuzima bw'imiryango uba usanga nta busabane bunini burimo, kubera ko abantu bahugiye mu turimo. Nkuko ari mugenzi wanjye babivuze, niba ni Don't Give Up, ngo turabivimuza ko tugenda tuganira dusesengura. Sinabivuga byose ngo bimara aha ngaha, ariko n'ubuzima butaye umuco
ugereranyije n'aho bagiye bava nk'uko babivuze mu Rwanda, mu Burundi, mu burasirazuba bwa Congo, cyangwa se ari amakominote tuvuga ururimi rumwe. Vraiment ni ibintu bitari byo gucisha hirya, kuko tubicecetse nk'uko wabivuze biri kuyangara iyo bireba ukabishyira mu nyurabwenge, kuko harimo amadega menshi. Hari ibyo abana bakora batakoraga, bamwe ibiyobyabwenge, abiyahura nk'uko wabivuze, n'ingo ndetse n'ubuzima bw'ingo n'ubuzima buri twavuga buri kunegekara cyangwa se biri mu manegeka henshi. Simvuga ngo ni imiryango yose cyangwa n'abantu bose, ariko ku mubare, ku kigereranyo kinini. Urakoze Godfather. Urakoze cyane. Reka ngaruke kuri Mr King, nagusuhuje. Mr King, uranyumva? Ndebereye. Neza. Wiriwe. Uherereye mu Budage, mu mujyi wa Munich. Uherereye mu Budage, mu mujyi wa Munich. Ubuzima bw'umunyarwanda aho ngaho mu Budage kwa Hitler, cyangwa aho zari kwa Hitler, tubwire ubuzima bw'ishusho y'umuntu uvuga ikinyarwanda aho ngaho, waje ava mu karere. N'ubuhe mpereza ishusho y'umuntu aho ngaho, mubayeho gute? Imiryango ibahite, mumeze mute? Ubuzima bw'aha rero nk'uko abandi bagiye bavuga buratandukanye, ariko hano usanga abantu bihugiraho. Ni igihugu nk'uko wari bivuze kwa Hitler, nyine hakiri ibisigisigi by'ivanguraruhu uko wabyita. Rero ugasanga abahagera rimwe na rimwe baba kwihugiraho, bitewe n'uko rimwe na rimwe ari serivisi bakane bazihabwe, bakwihugiraho bakabanyakamwe, gutyo ugasanga bakurijemo amadepresiyo. Ariko iyo uzi icyo ushaka ukihiringa, ntubyiteho ibyo bijyanye n'ivanguraruhu, ahubwo ukamenya icyo ushaka, ugakora ibikureba n'ibyo usabwa, ukiyentegara, ugera ku ntsinzi. Ariko hari abatabasha kubyihanganira, bityo ugasanga nyine iyo depresiyo bakurijemo kwiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa amayoga. Ni igihugu nanone kirimo inzoga nyinshi cyane. Iyo umuntu ahageze atabasha kwikontorora rero ashukwa nabyo, ugasanga agiye nyine mu mayoga. Rimwe na rimwe umusaruro wa rya terambere rirambye ukabura. Urakoze cyane. Aha, tuvuye aho ngaho rero munyemerere abandi bose n'abanyuzemo, uretse igikundiro n'abankuretseho gato kuko ariko nakugezeho. So tugeze noneho ko umutumirwa hano hari ibibazo byinshi. Reka mpere ku kibazo kigira kiti, ndatekereza uranyumva mama Terifine. Ikibazo nshaka kugira ngo duhereho, utekereza ari ihe mpamvu? Impamvu ndashaka kugira ngo udusobanurire mu buryo burambuye, nk'umuntu wafashe umwanya cyangwa nk'umuntu tekereza ushobora kubifiteho byinshi. Dusobanurire ko impamvu z'ibibazo by'ingo mu bimukira. Reka duhere ngaha. Utekereza duhere kuri izi mu ngo, kuko ibi bintu byose usanga kugira ngo ingaruka zigere muri aba bana, ingaruka zigere mu bana bato, bihera mu miryango, mu babyeyi, muri aba bimukira. Ni impamvu z'ibibazo by'ingo mu bimukira. Ibi bintu biterwa n'iki mama Terifine? Ibi bibazo ese birahari? Niba biriho biterwa n'iki? Ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane Godfather. Murakoze cyane namwe abatumirwa, bagenzi bacu, mwatanze ibitekerezo kandi byose byiza. Mu by'ukuri ikibazo kirahari kandi kigaragara. Nibaza Irunga ari umaze kubivugaho cyane, avuga ati ikibazo kirahari kandi gikomeye. N'abandi hari ibyo bagiye bavuga. Yego, wenda ntitwabikabya cyane ngo tuvuge ko ari muri ibi bihugu gusa, kuko no mu byo twavuyemo amakuru turayabona ko bihari, turanahagera. Ariko kubera ko muri ibi bihugu turimo usanga bisa nkaho byiyongera kurenzaho. Turebye nk'umubare w'abiyahura nk'uko wari ubivuze, abajene biyahura, abakuru, usanga birenze aho twari turi. Imibereho rero y'ibi bihugu yenda gusa mu by'ukuri, n'ubwo ibihugu turimo bitari bimwe. Twe turi muri Canada, ntabwo dutandukanye cyane no muri Etazini, ndetse n'i Burayi ntabwo bitandukanye cyane. Impamvu rero nyamukuru wenda nakongera kuza abandi bavuze, hari icyambere cy'umuco. Umuco, tugira ikintu cya shoke y'umuco, kubera ko imico iratandukanye mu by'ukuri. Iyo tugeze muri ibi bihugu hari imico tuba twarabayemo, twavukiyemo, twahagera tukagira shoke y'imico imwe itandukanye n'iyiwacu.
kugira ngo rero habe iyo kuva mu muco twarimo twinjira mu muco dusanze, aho hakazamo icyuho rimwe na rimwe, yaba ari abana yaba ari ababyeyi bakabigenderamo. Hakaba ikindi kibazo cyo gushaka amafaranga. Tuba twaraje twese dufite inyota, nk'uko mwabivuze, twese tuba twaraje buri wese afite impamvu zimuzanye zitandukanye, ariko iyo twese duhuriraho, yaba ari uwaje ahunze umutekano, ashatse aje kwiga, aje mu gukora, aje gushaka nk'uko hari uwabivuze, don't give up, je pense. Ibyo kuza gushaka turaza kubigarukaho byihariye. Komeza. Ni ukuvuga ngo impamvu ni nyinshi, ariko izo twese duhuriraho iyo tugeza nizo gushaka imibereho. Za zindi zatuzanye, bya bindi twahunze, bya bindi twaje kwiga, bya bindi twaje gushaka, ariko iyo tugeze aha twese impamvu rusange umaze kwicara, igikurikira no gushaka ahazaza, gushaka imibereho. Ibyo rero biri mu mpamvu zimwe na zimwe nazo zituma haba ibibazo, kubera ko hari igihe dushaka imibereho, tugashaka akazi, ugakora amasaha 16, harimo n'abakora bakabayo iminsi 3 iminsi 4. Ibyo nabyo hari ikintu bishobora kwangiza ku mibereho y'umuryango n'uburere bw'abana. Noneho hakaza n'ikindi, icyo gihita kijyana no kubura umwanya wo mu muryango, kubera ko ya mashift duhoramo atuma nta mwanya wo kuganira tugira, yaba ari abashakanye kuganira, yaba ari abashakanye, yaba ari ababyeyi kugira ngo baganirize abana. Winjira umwana agenda, ugasohoka yinjira, rimwe na rimwe ugasanga icyo nacyo kibaye ikindi kibazo, cyaba ku babyeyi haba no ku bana. Noneho hakaza n'ibindi bigendana n'amategeko agenda ahindagurika. Hari imibereho tuba twarabayeho mu bihugu twarimo, aho tugeze rimwe na rimwe tugasanga hari amategeko afite ibintu bimwe na rimwe yoroshya. Wenda nk'urugero, urazi nk'ababaye mu bihugu by'iwacu twese ni kimwe, abari mu Rwanda, Burundi, Kongo, imico n'imwe. Umwana mu minsi yashize habagaho guhana umwana, byaba na ngombwa ugashishaho n'akanyafu. Ibyo hano ntabwo bihari. Uretse n'ako kanyafu unamubwire nabi, polisi iraba iri hafi aho ngaho. Ibyo nabyo rimwe na rimwe bituma abana basa nk'aho batudomina, bagasa nk'aho ntabwo dufite limite, tubafiteho limite, ntabwo tubafiteho controle yose. Noneho hakazaho rero n'ikindi, hari n'ibindi bajya bavuga ariko sinzi, bavuga ngo amategeko y'inaha ngo favoriza ngo abana n'abagore, ngo abagabo bakaza inyuma. Ibyo nabyo bajya babivugaho. Rimwe na rimwe hari abavuga ko hari n'igihe wenda nk'umudamu aba yarakandamijwe muri Afurika, sivuga ko ari ugukandamizwa, yagendagiraga ku muco wacu uhari. Wenda yagera hano akavuga ati okay, noneho ndazutse, wenda mbonye uburenganzira burenze ubwo nari mfite mbere. Rimwe na rimwe nabwo ngo hari abadamu bashobora kuba bashaka kudomina abo bashakanye bitewe n'amategeko y'ibihugu bagezemo. Akaba yaramenyereye muri Afurika gukora akazi, akava mu mirimo, wenda niba ari umukozi ukora akazi akaza agera mu rugo, wenda hari abakoziho, ariko yagera mu rugo akagira wenda ibyo yinjiramo akajya gukora, kureba ibyo abakozi bakoze, kugaburira abana n'ibiki, akazi kakaba arake. Noneho yagera hano rimwe na rimwe akahita avuga ati okay, noneho ahangaha turareshya cyane rwose, ndetse wenda ndanagusumbye, nawe bikore. Ako nako ngo hari ibibazo, ndavuga ibyo numva, ariko ntabwo ari ibintu ku mategeko. Ntabwo ari ibintu afitiye gihamya, ibyo ngibyo ni ibivugo. Noneho no ku rundi ruhande rw'abagabo, muri rusange abagabo b'Abanyafurika iwacu mbere, umugabo yego n'ahandi aba agomba kubahwa, ariko hari hamwe bavuga ko basaga nk'aho bagira nk'ibigirwamana n'isahani akaba, ariko mu rundi ruhande byaterwaga na situation y'ahantu bari. Niba hari abakozi 2 cyangwa 3, rimwe na rimwe hakaba hari n'abafamiliye baba mu rugo, kuko niko imico yacu imeze, b'abakobwa wenda kame mu mugabo nta cyabazwa cyo kuvuga ngo araza gukuraho isahani, ntago bimureba mu by'ukuri. Hano ubwo yanabitojwe, kuko no mu rugo iwabo yakuze bashiki bari babikora.
aho rero iyo ageze aha yo ni shock ikomeye cyane kuko araza akaboburije yuko uba agomba kubikora. Noneho na wa mudamu nawe rimwe na rimwe atabashije kugira ngo wenda abanze abimutoze afate igihe kinini cyo kugira ngo uwo muntu wakuze icyo kintu atagikora azabone ko kimureba, ugasanga ikibazo kiravutse bahise bashwana ako kanya. Noneho hakaza rero n'ibintu bigendanye n'igitutu cy'imiryango dusiga aho twaturutse. Impamvu z'ibibazo by'ingo mu mimukira ko ndeba byinshi uzigeze ku kintu cya gatanu. Ni byinshi nubwo ari zose nanjye izi ntabwo hari n'abandi bafite izindi. Yego iya gatanu rero. Iya gatanu rero ni ukuvuga ngo hari igitutu cy'imiryango tuvamo. Hari ikintu twishyize, ntabwo nzi niba ari abitwa aba diaspora bagishyizeho cyangwa ari abo twasize bagishyizeho, ariko hari ikintu kirimo cy'imyumvire y'uko ngo aba diaspora bafite amafaranga. Ibyo bintu byo kuba aba diaspora bafite amafaranga, uri hariya akenera ngo diaspora namwoherereze. Rimwe na rimwe aranayakurusha, akenshi ndetse aranayakurusha. Ariko kubera ngo uri mu diaspora, ibintu byose yaba ari ibya famiye akaba ari wowe bireba. Ari abo mwiganye, ari abo muziranye, ari abo mwaturanye, umu diaspora abagomba kohereza. Igitutu cy'imiryango wasize inyuma. Yego. Kigomba kuba ohereza. Ibyo rero bituma wa mwanya wo mu rugo ntuzaboneka kuko uzakora amasaha 24 kuri 24 kugira ngo uzakemure bya bibazo byawe bikureba n'iby'abandi bagutegerejeho kuboherereza. Noneho aho rero rimwe na rimwe nge navuga ko muri twe dushobora kuba hari intera twihaye kandi itari ngombwa, tukerekana ko ubwo bushobozi buhari. Ari nabyo tumarizo sosiyo ujye ubibona mu Rwanda rimwe na rimwe ukabona abakobwa bafite amatelefone ahenze. Harimo n'umudiaspora nigeze kubona kuri YouTube wo muri Amerika avuga ngo muri Amerika ngo telefone ni ubuntu. Nigeze kubona umukobwa na wenda barimo kubyumva nabo barabyumvise baramwumvise. Ibyo rero ni ibintu niba agusabye umunsi ukohereza, ni byiza kohereza uyafite, ariko nanone kujya gukora amasaha 24 kuri 24 cyangwa se ugafata kuri carte credit yawe uwohereza, iyo ni ya stress, ni cya gitutu nyine kituriho gituma nta mahoro dufite, bituma no mu miryango amahoro abura kuko hari n'imiryango ishwana kubera ko aho icyo yagafatishije mu rugo ahubwo acyohereza. None rero hakaza ikindi wenda naba ko ari icyanyuma ko cyo kutaganira bihagije no kudasobanurirana ibibazo abantu bafite. Ariko ibyo byose kutaganira bihagije biraturuka ku mwanya mukeya cyangwa se kuhishanya, kutabwizanya ukuri n'izo stress zose. Ntabwo waba wakoze amasaha 24 cyangwa 16 ngo uzabone umuti utaha wasaze. Ntabwo ubasha umwanya wo kuvuga, yaba ari umudamu wawe cyangwa umugabo wawe, yaba ari abana muri kumwe, kubavugisha niyo mwabuvuga. Abana muhora umubwira wariye, wavuye ku ishuri nta bintu na devoir y'igitabo n'umwanya wo kuzireba. Ibyo wenda nibyo nabasha kuvuga mo gakeya, ariko hari n'ibindi bishobora kuza inyuma bijyanye na kiriya kibazo waruvuze cy'abantu rimwe na rimwe baza bataje kubaka ahubwo bazanywe no gushaka visa. Ahangaha ugeze ku kindi kibazo. Iki ni ikibazo kigira kiti ibibazo by'abaza batagamije kubaka urugo. Yego. Iki kibazo nashaka kugira ngo ukitusobanurireho bigenda bite, kuko ahangaha urumva ko nabwo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo ahangaha tugarutse kuri abantu bakoresha bagenzi babo bakababeshya urukundo bakeneye visa kurusha ukuntu bakeneye kuza kubaka imiryango. Ibyo rwose urakoze cyane, nibaza ko ari cyo twese tuziranyeho, kuko uwo bitabayeho afite nk'abantu barenze bangahe byabayeho yabazi. Iyo nzo bita Yudi tabikorera n'umusitari bita Safi. Buriya nuko ari abasitari bose, ariko n'abandi bantu basanzwe birahari cyane. No kibazo rero kitoroshye
kirimo ibice bitandukanye. iyo dukeneye kumva Hari abakobwa duhere wenda ku bakobwa cyangwa abagore baba basanzwe bari hano. abakobwa okay Umukobwa cyangwa umudamu wari warashatse cyangwa se atarashatse ariko yarabyaye wenda ari wenyine adafite uwo babana. yego Akaba ashaka kuba babana, akaba wenda hari uwo bari baziranye muri Afurika, cyangwa se akagira na connection y'abantu babahuza, cyangwa se n'amarezo sosiyo nayo asigaye ahuza abantu. Noneho bakumvikana rimwe na rimwe. Hari igihe ubwo harimo ibice bibiri, hari uwo mwari musanzwe muziranye ariko harimo n'uwo mutanaziranye. Uwo musanzwe muziranye wenda rimwe na rimwe hariho igihe bitanga umusaruro. yego Kimwe nuko ari n'abahorera ku marezo sosiyo kandi bigatanga umusaruro. Byose bivana n'umuntu ku mutima we. Hari uba afite iyo target yo kuvuga ati ngewe ndishakira umuntu uzageza muri kiriya gihugu gusa, ariko icyo gihe akakwishushanyaho akigaragaza ko ari umuntu uje ari urukundo rumuzanye. Icyo gihe rero iyo ageze n'ahangaha byo birumvikana, ashaka impamvu zose zishoboka zatuma mutandukana hakiri kare. Hariho n'uza agahita yikatira akagenda mutanabanye nta n'iminsi mubara. Ariko ibyo si ukuvuga ngo ni ku mukobwa gusa cyangwa umugore, n'abagabo birahari, kuko hari abakobwa nabo baza bakabikora abagabo babazanye cyangwa abasore babazanye. yego Ibyo rero ni impamvu imwe yo gutandukana kandi ikomeye cyane. Rimwe na rimwe iyo bibaye byibuze bataranabyara, umwe ararira undi akarira agasigara yirwanaho, ariko akenshi usanga biba bamaze no kubyara. Abana bakahatesekera, babuza umubyeyi, yaba ari umugore yaba ari umugabo. Izo hari amaka menshi. Nta gihe gishize wenda urwo ni urugero rumwe ngiye kuba rw'umuntu hano muri Ottawa, ariko ibyo ni kanyinshi no kuzivuga zirarenze. Ni ab'iwacu ni abarundi, ariko ni kimwe n'abanyarwanda. Ibyo ni ku mukobwa si n'umuhungu, kuko abagabo nibo bikunze kubaho cyane, ariko abakobwa nabo barabikora cyane. Yaraje we rwose yinjira mu nzu, ako kanya akinjira yaje anatwite daye, kandi ndatari y'uwo muhungu kandi barasezeranye. Oui Jesus yego, we byari bikabije. Yavuye aho umuhungu yari umuhungu maze igihe hano ufite byose, baramurangira, we bamurangiye kandi ni na tante wamurangiye, ariko atazi ko uwo mukobwa bizagenda uko. Aragenda barakora mariage, umukobwa n'umurundi, umuhungu n'umunyarwanda. Aragenda barakora mariage, amaze gukora mariage araza aramuparena. Ntabwo byatinze cyane, nk'umwaka n'igice yari yaje, hafi imyaka 2. Ariko agiye kuza, umuhungu amaze kuza, umukobwa aramubwira ati rero urabona wadepashije amafaranga menshi mu bukwe n'iki, ntabwo ari ngombwa kwiruza kundeba, ahubwo ugenda ukore parrainage byihute. Umuhungu arishimira ati umukobwa yakubaka, nta nabwo ashaka ko ndepansa cyane. Ubwo araza arakora, arashakisha, bagira amahirwe ntibyatinda cyane. Ariko ubwo icyo gihe cyose umuhungu niwe wafashaga famiye y'umukobwa, arabimura aho bari barajya bashyira mu mujyi, arabakodeshereza byose. Hanyuma igihe cyarageze rero umukobwa araza, aje igeze kuri aeroport inda ari imvutse, kandi umuhungu atarigeze asubirayo, kandi hashize hafi imyaka 2. Jesus nuko rero amaze kuhagera, bashyikiye umuhungu baramubwira ati ariko nyamara umuntu ashaka kuba atwite. Ndati ntabwo byashoboka, atwite se gute ko nayabukanye, nyamara umuntu aratwite. Ariko umukobwa yaje inda atayihisha, agira ngo bahite babona, babyibwiriza babone uko bimeze. Ubwo wenda sinakubivuga ngo mbirondore, naba ngiye mu bindi, ariko guhemuka kuri ku mpande zombi, yaba abakobwa yaba abahungu. Hanyuma rero hariho noneho n'ikindi kibazo kindi, harimo n'abagabo noneho babikora. Umugabo mukaba mwarabanaga mumaranye n'imyaka 10, 15, 20, mufitanye abana, ukaza ukagera n'ahangaha ugashaka ibyangombwa ukamuparena. Rimwe na rimwe hari igihe wenda ashaka ko yaranasigaranye n'abana nabo bakaza
yagera wenda muri icyo gihe cyose we warimo usitaragoringa ushakisha ibyangombwa, urazi ko utarabona ibyangombwa ntusubirayo, iyo cyane cyane iyo waje nyine ubishakira hano. Icyo gihe rero iyo atari umuntu wihangana yigira mu bindi, kujya mu bindi wenda twabitorera, ariko nanone hari igihe ajya mu bindi akagenda wese, ku buryo na cya gihe cy'uko yazaza hano aba yaramaze guhindura imyumvire n'imitekerereze, yaramaze kugenda burundu. Yaza ubwo waragowe araje n'abana n'ibiki byose, agahita batakigendera akisangira ba bandi yari yasize. Rimwe na rimwe hari igihe aza yaramaze no kubyarana nabo, cyangwa se uramaze no kugira amasezerano yariyangaje nyine. Icyo gihe rero ibihari byose ni ukuvuga ngo izo ka zose z'uburyo abantu bashakisha ibyangombwa bakaza ari uburyo bw'ibyangombwa atari urukundo, byangiza, bifite ingaruka nyinshi cyane. Ingaruka za mbere ni uko nk'ubu muri iki gihe abenshi ntawe ukizera ibyo bintu byo kuvuga ngo bagende kuzana umuntu, nubwo yaba ari umuntu muzima, abantu bose bashyira mu gatebo kamwe. Hakaba ikindi cy'uko akenshi haba harimo kwangirika kuri mwembi, kandi na wa wundi wahemutse burya arangirika, yaba ari wowe w'umugabo cyangwa w'umugore wabikoze, nubwo yakwirengagiza gute ariko mu mutima no mu bwenge yangiritse. Noneho hakaza rero ya miryango bateranyije, imiryango itarigeze ibigiramo uruhare na gato, nayo imiryango barayiteranyije. Hakazamo noneho n'abana, noneho n'abana, iyo harimo abana barangirika, bose babigiraho ingaruka. Muri make numva ko nko kuri icyo kibazo wenda nicyo nakivugaho, hanyuma abandi nabo bafiteho amakuru bakatubwira. Murakoze. Mbere yuko tugaruka, ibintu ni byinshi hano, ibibazo by'ingutu urimo kumva. Reka tugaruke gato. Rehema, urahari? Yego ndahaje. Ikibazo nshaka kukubaza kugira ngo nawe kitubwireho, babarira unsobanurire. Ikibazo kiragira kiti: abagabo bata ingo n'abana, bata ingo n'abana bageze mu mahanga. Yaramaze bwo kumuzaho hejuru gatoya, ariko reka tuvuge kubazanye noneho. Bigenda gute kugira ngo abagabo bata ingo n'abana bagende bahite bajya mu bindi? Murakoze cyane Godfather. Aha muri bino bihugu Trifine Imana imuhereza umugisha yagerageje kubisobanuraho neza cyane. Mu bihugu duturukamo bitandukanye, abava Kongo cyangwa Uganda cyangwa mu Rwanda, umugabo yari umuntu udafite ibintu mu bijyanye no mu nzu, adafite inshingano nyinshi cyane zo gukora, byo gusapotinga umugore mu nzu. Umugabo yari umukozi, akaza akabeshaho urugo, ariko ibindi biri za details zose zitamureba. Hanyuma iyo abantu bageze muri kino gihugu babashoka bose, kubera ukuntu system imeze y'igihugu tugezemo cyangwa cy'ahantu umuntu ari, usanga mudafite andi maboko abafasha, kandi inshingano mwese zibareba, igikomeye kandi mukeneye kubaho. Hanyuma abantu bakwisanga muri ubwo buzima bakamera nk'aho bikanzemo ukuntu kumanza gutangira ubwo buzima bushyashya, kubushyira ku murongo ngo babwumvikaneho bombi, umugore n'umugabo n'abana, bikaba ikibazo gikomeye cyane. Icya mbere ugasanga habayeho gutinya inshingano. Icyo nicyo kintu cya mbere kigiye kibamo giteye ubwoba. Icya kabiri kibaho ni ukwanga kwemera guhindura ubuzima bitewe n'aho bari na situwasiyo. Buriya umuntu ageze ahantu ugomba kwitegereza ikirere urimo, aho uri bimeze gute, ukiga bijyanye n'ahantu uri. Umuntu wese mukuru niko agomba kuba yakwifata. Ariko igitangaje kigera aha ngaha, bamwe muri bo, haba umugore haba umugabo, barahagira bose bakanga kwiga, bakagera mu gihugu ariko bagasiga ibitekerezo by'aba ahantu baturutse. Agashaka ko iyo mico bavanye ahantu bari ariyo yimukana, mbese agashaka ngo ntibihinduke, bigume kwa kundi byari biri. Ni ukuvuga ngo icyo ntabwo cyashoboka bitewe n'aho igihugu kiri, n'abana n'imiryango n'inshingano bafite. Hagomba kubaho impinduka.
iyo banze guhindura niho usanga habayemo induru y'imiryango kutumvikana bigahera aho ngaho cyane. Ikindi cya kabiri hakabaho gutinya inshingano. Buriya umuntu wese w'umugabo aho azava akagera iyo yatinya inshingano kuko niwe ufashe moteri y'ibintu byinshi, ibintu byose birazamba. Iyo tuvuze gutya ntabwo turi kuvuga abagabo beza bicara abantu ntibaze kuntera amabuye, turi kuvuga abagabo batingo nyine bakagenda nk'uko ikibazo kimeze. Ugasanga umugabo yatinye inshingano, yatinye gufata kondisiyo z'urugo ngo avuga ati ngewe ndi umugabo, aho bigeze ngomba kuorganiza urugo rwanjye rurajya kuri discipline natanze nk'umugabo, nditangira urugo, ndafightingira urugo. Umugabo ari muri Afrika maybe yarari ahantu adafite akazi gahagije, adafite inshingano nyinshi, ageze ahantu asanze amafaranga akaba yatatse inzoga. Umugabo akajya mu kigare kimeze nk'icy'abana mu rubyiruko rukiri rutoya, ubwo yanze gukura already, yimutse asubiye inyuma ahura ngo ajye imbere, akirwa yirukankana n'abana b'urubyiruko cyangwa n'abandi bagabo bateye nkawe, bakajya mu nzoga, bakajya mu mico yo kwirirwa bari kunywa kuva mu gitondo bakagera nimugoroba, bakanga gukora. Ugasanga umugore agiye ku gitutu cyo kuba yakora ibirimo yo mu rugo no mu kazi, ugasanga niwe ubeshejeho ibintu bibiri, urugo anabeshejeho mu buryo buri finance no mu buryo bw'ibifatika niwe wenyine uhari. Kuba umugabo yakwinezeza n'abandi bagabo cyangwa akajya gusangira nabo si ikosa, ariko agomba kugira limite, akamenya ngo mfite umuryango. Umugabo akaba ari mu rugo ntazi ngo abana banjye bagezehe bigahe, ese bagira umuganga ubavura. Uwo muganga nuwe muri bino bihugu birahari, umwana abagomba kugira umudokiteri, abagomba kugira amakuru, ishuri, ibintu byose, kuko abana bahano barahagera, abana bo bafata vuba vuba kuturusha. Ugasanga umubyeyi abaye mu rugo nk'umushyitsi. Kwa kundi umugore sasa, umugore agahora ari gucomplaininga, ari kuvuga ati se bite, iyo uko gucomplaininga umugabo akabihaga, akavuga ati you know what, I'm done. Akizingira igikapu akagenda, akavuga ati ngiye kubaho nk'umwana nigendere. Ariko hakabaho support y'abagore baba supportings mu buryo nabo batabizi, kubera wa muco still, akavuga ati ngewe nagende, sinamukurikiza ikintu na kimwe, azibonera, azumirwa, ukaguma nyine umera nk'uri kumutangira. Kubera kwa kundi twebwe muri Afrika abenshi abagore bazi ko abagabo ari oxygen, mbese nyine atamufite ntabwo yabaho. Abagabo ni beza turabakunda, ariko tumukeneye afite icyamazi, ntabwo tumukeneye adafite icyamazi. Noneho kubera umuco byandi byo kumva ngo ntabwo nabaho ngenyine, mbese dutandukanye ntibyakunda, mbese we agapfirirana, agashaka kuguma mwinginga hahandi yagiye, amwiruka inyuma, amugarura, bamuhaye, bamwandikiye mu mihanda, bamufunze ari kujya kumufunguza, bagize gute, ntamureke ngo afate discipline. Muri situation bashobora kwiga bagahindura ubuzima, bashaka kugumana bwa buzima turimo bwa kera. So tukagira n'abagore nabo bafite ikibazo, abagore batuma abagabo basohoka, kubera Trifina yabivuzeho, abagore bashaka kumera nk'abagabo. Byanga byakunda mu kuntu Imana yaremye umugabo, hari ikintu utahindura kuri we, hari ukuntu yubahitse, kuko sitwe twabimugize, ni Imana yamugize ko yamugize umunyacyubahiro. So agomba kubahika. Umugore agashaka ngo umugabo amere nk'umugore nyine muri byose, ntamusigire side y'umugabo. Agashaka ngo ategeke byose, ayobore byose, avuge ibyo ashaka, akore ibyo ashaka mu gihe ashaka. Umugabo yamubwira ati he ko bimeze gutya, agahita ahamagara polisi. Umugabo ntahumeke. Umugabo yagerageza kumwicaza ngo baganire, bavuga ijambo na ritoya, agatangira kuvuza induru. Umugabo akagira ubwoba. Abagabo babaye kuri pressure y'ubwoba bw'abagore bahora babahamagariza polisi. Umugabo akavuga ati njyaho ngo nzabe nk'umucakara, reka nigendere nzemerera charge support, ariko nkeneye amahoro. Abagore bashaka, dufite n'abagore nabo bajya mu nzoga nk'uko abagabo babijyamo, agashaka kwirwa mu bigare by'abandi bakobwa yarabaye umugore, ntibafate inshingano. So bagatinya, uko batinye bombi, umwe wese ashaka kubaho mu buzima ibyo bita ngo bagira freedom y'ikirenga, bakibagirwa abana,
bakiyibagirwa nabwo ubwabo noneho bakajya kuri iyo nduru y'ibintu bitandukanye. So usanga umugabo nta mahoro afite akavuga ati nge ndigendeye. Ariko ibice bibiri nsoza ni uko umugabo anshuro nyinshi ni umugabo waratinye inshingano, yaranze kwemera kuba umugabo mu rugo, ashaka kumera nk'umwana. Icya kabiri kugira ngo byumvikane neza ni igihe umugabo aba ku rutoto rw'umuryango rw'umugore, umugore utatuma agira amahoro, umugabo yavuga umugore akamusimbutsa akamuhamagariza polisi, kuko ibyo bintu abagabo barahamutse cyane hano. Abagore ntibashaka kuba abagore, bashaka kurugwa bari bashaka kuba nk'abana, ntabwo bashaka gufata inshingano. Kandi umugore ni umutima w'urugo agomba kwemera gufightingira urugo. None ntabishoboye, ari gushaka ngo byose bigereke ku mugabo. Umugabo arakavuga ati njye ngo mbe muri iyi nduru ndigendeye, hato utazanambeshyera bakaba bamfunga. Kuko hano nk'uko biri rwose, nubwo wenda abantu babikabya, umugore n'umuntu rwose afite nk'imbaraga mu kuntu rwo yitaweho cyane. Umugore n'umwana nubwo wenda hari ababikabya cyane, ariko niko kuri umugore atatse bamutabara biruka. So rero kugira ngo umugabo abe muri stress, muri pressure, akavuga ati ngewe sinabishobora ndagiye. Ko dufite abagore bameze nk'intare badashaka kuba abagore. So umugabo akigendera. So nicyo kibitera gutuma abagabo bisohokera bakigendera. Nuko nge njya mbibonesha amaso yanjye gato maze kubona. Urakoze cyane. Ariko aho tukira mbere yuko ikindi kibazo ngitwara kumwana ndetse namaze kwagera, reka mfate umuntu umwe uri kuri Twitter. Reka nandikire Josephine, uranyumva? Nishimiye kubana nawe, ndizera uraza kwisanga mu kiganiro. Sinzi na muri kumva ibabare abo mfite kuri platform ya TikTok. So wafata ijambo twibwire, hanyuma nawe tubwire igitekerezo ufite kuri iki kiganiro turimo. Ndi Josephine, ndi muri Canada. Murimo muraganira ku bintu byiza, kandi abambanjirije bavuze amapoint akomeye, kandi nanjye numvaga nagira ngo yenda nongeremo ikintu. Ntacyo ndi buhindure, ndavuga nk'ibyo bavuze, ariko yenda mbivuge muri opinion yanjye nanjye nuko mbyumva. Ngewe maze imyaka 28 muri Canada. 28? Yego. Ndabivuga nk'umunyarwandakazi, kandi mbivuge nk'umuprofessionnel uhura na famille z'abanyafurika. Yego. Ni ingingo nyinshi nk'uko abo bagenzi banjye ba sisters banjye bagiye babiditeringa. Hari ingingo nyinshi ndi buvugemo nkeya. Nge ikintu nabonye kigora ingo zo muri ibi bihugu, ngewe ubwo ndi muri generation yindi, abenshi yenda ndanababyaye. Hari culture twazanye hano iwacu, yenda na traditionnel, ariko niba turimo tunabivuga twumve yuko n'iwacu ingo zirimo zirananirana. Ese hari parti ibinaniza iwacu, abiwacu birimo birananiza n'abahano? Yenda nibaza ko akenshi ari culture irimo hinduka. Abantu bubakanye ntibamenye yuko ibintu byahindutse, tuba turi kuri internet, tuba turi informé ibyo bintu byose, kandi umugore yagiye mu kazi atakira umugore wo mu rugo. Kera yenda nsubiye nko mu babyeyi banjye, umugore hari ibintu yamenyaga, wasangaga diviziyo zikomeye ariko zuzuzanya. Ariko ntangirire nko kuri leadership, urugo ni nk'igihugu, ni nka entreprise iyo ariyo yose, ni nka business iyo ariyo yose, igira umurideri. Nibaza ko aho ibintu byapfiriye ntabwo ari reka mvuga abagabo, ntabwo ari abagabo benshi bagifata leadership. Hari umudamu wabivuze ngo yumve ko urugo ari urwe, reka tuvuge ko entreprise ari iyawe, ko ari business ye, ayihagararemo nka nyir'urugo. Aba ari we umutwe w'urugo, ayobora urwo rugo muri kotiza arizo zose, amenya urugo rwe uko ari rwo rwose. Nk'uko utangiye business wayimenya imbere n'inyuma, kandi ukayisapotinga imbere n'inyuma.
byamunanira hari n'ababa bafite abagore bashoboye ntareke wa mugore we ngo afate iyo leadership ahubwo akamusabota. Noneho rero ubwo mvuye aho ngaho ikindi cya kabiri hari ibintu ngewe nta nubwo ndi no mu bantu bacitse ku icumu usanga tutagira imiryango. Ugasanga umugore cyangwa umugabo uramubaza ibintu byose, urumva ntugira uwo uzajya kuganira nawe, ntugira uwo uzajya kuvugisha, ntugira uwo uzajya kuvugisha uti se urugo ko rwananiye ndari nka mukuru wawe kwa so wanyu ari nka so wanyu. Ya miryango kwa twigeze sinzi yenda mu bandi bantu batari abacika ku icumu ibyo bakibitaking advantage, ariko ibyo byari bikomeye. Ntugira nyogosenge, ntugira nyoko wanyu, ntugira nyoko, muri babiri muri babiri. Noneho ugasanga imitwe irenda gusandara. Noneho rero ngaruke noneho turi muri iki gihugu, mukaba mwaraje muri iki gihugu muri babiri. En general nibaza yuko ari en general ngewe mu myaka yanjye umugore w'umunyarwandakazi yapfiraga urugo pe. Ngiye nzi abantu muri Canada barimo batandukana bamaranye imyaka 30 kuko umuntu yari ihanganye ageze aho biramunanira, bakagenda bahoro bakarwara. Hari amafamiye ugenda usangamo bafite amastroke. Kubera iki? Kubera ko bananiwe kumvikana akenshi ku nshinga. Umugore muri iki gihugu abazwa abana, akabazwa akazi, akabazwa urugo, akabazwa ibintu byose. Ikindi cya kabiri tugiye dufite abagabo nk'ubwo bimunanira akagira gutya akayifatira tike akajya mu Rwanda akazamara y'amezi akazagaruka. Noneho wa muco ukabuza umugore kuvuga ati no, agafungwa afate decision hakiri kare, yenda akavuga ati abana ni batoya, turacyari muri ibi ugasanga urugo rumaze imyaka 20 nta function. Ikindi cya nkurikiraho ni communication. Ngarutse kuri wasiyo, ngarutse kuri ya couple cyangwa n'aba partenaire bombi, ntimushobora gufatanya urugo, ntimushobora gufatanya business muticara ngo muganire ngo murebe ibikira ibipfa ibyo mukiza ibyo muzura n'ibiki. Nge iyo mbonye noneho professionnel mpura n'abantu abadamu benshi bafite abana batoya bansanga, uramubaza utese mu rugo uti bimeze bitufite support umugore ufite umwana w'amezi 2 gutyo. Ati ntubizi se sister, ntubizi se komisi, urumva biba bimureba byose. Nibaza ko ni kiritire n'uburere twahawe, kandi ibyo ngibyo tubifatanyije n'aba Eritrea n'aba Ethiopia n'aba Sudani partout bose abanyafrika. Kubera umugabo aza hano agakomeza akaba umugabo, yaba ari umwana mwiza akajya gukorera amafaranga, ariko ibindi byose bikajya ku mutwe w'umugore. Ngewe ntabwo ndimo kuvuga abagabo gusa, harimo yenda n'abagore hano bagera hano bakaba nibaza ko abo akenshi ari generation simbizi singiye kubigereka. Hari n'abagore baza nabo bikabananira, ariko nibaza ko ari minority. Urakoze cyane. Nibaza yuko ingo zibura leadership, zikabura communication, zikabura no kumenya ko bari aha ngaha batari iwacu. Urakoze cyane, turihuta, ndagushimiye cyane, urakoze. Reka ngaruke ku mutumirwa akaba n'umwe mu bifuje cyangwa mu bateguye kino kiganiro, Mama Delphine. Aha ngaha mfite ikibazo, nibazo bibiri nza kugukomanyirizaho ubikubita ubangura. Hano hari ikibazo mbaza kiragira kiti imico yo mu bihugu twagiye duturukamo ihuzwa ite niyo mu bihugu by'amahanga twajemo? Icyo ni ikibazo cya mbere cyangwa kukubaza, ukinyuremo udukubita ubangura, ukinyuremo kidusobanurireho, ubona biterwa n'iki? Iyi mico ihuzwa gite? Ese guhuza iyi mico, umuco buri gihugu gifite indangagaciro, tubana abamizirima baza hano bagakomeza kwitandiya imico yacu y'abantu bavuga ururimi cyangwa yo mu karere, yaba ibimbogamizi ikagongana n'imico y'ibihugu twisangamo? Icyo ni ikibazo uza kunsubiza, hanyuma uze kumbwira ku ingaruka zo gutandukana ku miryango hagati y'umubyeyi n'umugabo n'umugore. Ingaruka zigera kuri bande? Ni bombi babiri? Ese ni ku bana? Izi ngaruka, ikibazo nacyo cya kabiri uze kukinsubirizaho, noneho turagaruka dukomeza. Mvugira kuri ibintu bifata umwanya bitubwireho, niba hari icyo ubiziho, gira ikintu bidusobanuriraho. Mbibutsa ko turi kumwe na Rehema, turi kumwe n'umutumirwa Delphine Iyarwema.
ahangaha ndatekereza ko mu kanya abantu mwese muri ahangaha muraza gufata ijambo. Abagabo ntimuze kuryamirwa, ndi kumva abantu mu gusobanura bino bintu hari aho bari kugira umugabo bakamufata bakamukanda ijisho. Ntabwo ngera umufeministe. Everybody ndaza kubaha umwanya buri muntu aratanga igitekerezo nk'uko abyumva. Twagiye mama Iyarwe, ijambo ni iryanyu. murakoze cyane. Arakoze cyane mama Josephine, atanze ibitekerezo byiza cyane. Mu by'ukuri zimwe mu ngaruka imico icyambere warumbajije ni uburyo twahahuzwa imico y'ibihugu dukomokamo n'imico y'ibihugu tugezemo. Imico yaba itandukanye, critères zitandukanye bikaba bitera kugongana, noneho bamwe bakanga kuva ku muco bigatuma uyu muco waba wasanze hari ubagonga, umuco w'ibihugu dukomokamo ukaba intandaro. Urakoze cyane. Bamwe ndetse mu babanje babikomojeho, nanjye nigeze kubivugaho, na Josephine abivuzeho, na Rehema je pense cyangwa se wewe. Mu by'ukuri icya mbere navuga, wenda kaduhere ku bagabo, kuko rimwe na rimwe akenshi ingaruka usanga zijya ku bagore n'abana. Abagabo ni icyo ngicyo benshi bavuze cyo kuba hari ukuntu Imana yabahaye ubutware. Ibyo nibaza ko nubwo twabyirengagiza twirengagiza ukuri ntacyo twabihinduraho. Noneho uko babayeho rero, ibihugu bavukiyemo bibikabya cyane, bikabashyira hejuru cyane. Iyo bageze ahangaha yashokera bakubita, kubera ko niba tugendere wende mu bihugu by'iwacu ko ari byo tuzi. Nyine nigize no kwivugaho kare, niba umwana w'umuhungu avutse akavuka n'umwenda we kwifurira umwenda we, mushiki we agomba kubimukorera. Kurya, mushiki we agomba kumwarurira, ntabe yagenda ngo yifatire ibyo kurya. Biragoye kugira ngo uzamuhindura isegonda imwe mu myaka, hejuru y'imyaka 30 cyangwa hejuru y'imyaka 25 cyangwa 20. Biragoye, ni ukubitwa, biba bisaba ngo bize gake gake. Ibyo rero biri mu bibazo bikomeye cyane bituma byanze bikunze cya kibazo kivuka hakiri kare. Ya mitekerereze yakuriyemo biragoye kwihindura isegonda imwe. No ku mugore rero nawe ako kanya agatekereza ko umugabo yakagombye guhinduka mu isegonda imwe. Hari wenda ni nk'urugero, naba hano mama umwe, Imana mu hiruko ridashira, ari hano muri Ottawa, hamaze imyaka myinshi cyane, akazajya ambwira ati ngewe umugabo wanjye kugezana n'uyu munsi ntashana kwishyuriza ibyo kurya, ngenda ataha nkabishyushya. Ntabishyuhije bihari muri frigo, ntagazi no kwishyuriza muri microonde, arategereza ko mbikora. Yego. We yarabyubahirije, arabikomeza, yarabishoboye, na n'umugisha. Bibaye byiza ko ubimutoza akabimenya, ni byiza. Ariko nanone atanabishoboye akagira ibindi akora nk'uko abandi babivuze, tuvuga akaba ari umuntu uzi kugenda agashaka imibereho, agafasha umuryango. Ibyo ntabwo ibyo byatandukanye abantu. Noneho hakaza rero n'ikindi cy'uko nyine hariho igihe umugabo n'ibyo byose by'imirimo yo mu rugo aba atabishoboye, ariko noneho byo gushaka imibereho itunga urugo nabyo ntabikore. Hari abo tuzi bamwe na bamwe baza abazungu hano, ndibaza ko ibyo twese tubizi. Hari uburyo terime bajya bavuga ku birabura bamwe na bamwe b'abagabo ngo se cacher derrière les études. Akaza aho kugira ngo ayige arangize akora, ahubwo agahora mu mashuri atarangira, akava muri faculty imwe akajya mu yindi. Kandi ibi byose ni imyenda arimo arunda mu rugo, araho mitwara umugore n'abana. Umugore niwe ukora byose, kuko akunda ahora mu mashuri atarangira. Ibyo rero ni umutwaro uziritse ku mugore, kandi niyo bibaye bibi mu gatandukana, n'ubundi abana kenshi nibo basigarana. Ahanga ni kuba bamaze kugera mu ngaruka. Izo ni ingaruka. Ugeze ku ngaruka bigira ku mugore.
ibyo ni byose birahuye na ya mico yo guhuza ya mico turimo duhuza y'aho twakuriye n'aho tuje. yego Noneho iyo bitera rero n'izo ngaruka. Noneho icyo abantu bakwiye gukora, icyo navuga ni uko kuba wenda abantu baje dutwara ibintu gakeya, yaba kuri uwo nguwo ugize shoke, twese shoke iba yadukubise n'ubusanzwe, dutwara ibintu gakeya, tubone ko ibyo duhuye nabyo ntabwo twari tubyiteze, ariko dushakisha uburyo tubitwara gakeya, amaherezo wenda tuzabimenyera. Hanyuma rero warumbajije no ku kindi kijyanye no ingaruka rero zo gutandukana. Ingaruka zo gutandukana harimo izo rero zijyanye n'uko wa mudamu wasigarana umutwaro cyangwa se wa mugabo, kuko nabo sibo benshi ariko barahari, abagore basigira abana. Noneho hakaza rero n'icyuho mu mikorere y'imiryango, kudindira. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko kwa kundi murimo mushihurana cyangwa se n'umuntu anashihurana, ariko niba mutarimo mwumvikana ntimushobora gutahiriza umugozi umwe. Umwe abakora ajyana ku ruhande avuga ati ejo sinzi ukuntu bizagenda. Ari tuvuge niba ari umugabo ufite abandi ku ruhande cyangwa se n'umugore ufite abandi ku ruhande, kuko nabyo bibaho, aho kugira ngo akore ashaka iterambere ry'urugo, ahubwo ashyira ba bandi. Icyo gihe habaho kudindira. Noneho no muri icyo gihe wa wundi niho habayeho gutandukana ni ikibazo gikomeye cyane, bigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa buri wese. Icyo gihe idindira ry'iterambere ry'urugo riba rihari cyane. Noneho hakaza rero na kubana, cyane kubana. Ku bana hari byinshi cyane, hari indwara ziterwa n'imitekerereze, za stress, za depression, anxiety, hari ukwiyanga, hari biriya wavuzeho by'abiyambura ubuzima, kuko kandi nyinshi zabaye hano muri Ottawa, abenshi bari no mu miryango ishobora kuba famiye hari utubazo tuba turi mu mafamiye, si hano gusa n'ahandi. Ni ukuvuga ngo abana bibatera ingaruka zikomeye. Hari amasuicide ni menshi n'amatentative, burya ibyo tumenye ni igihe zabaye, ariko hari na benshi baba bashatse kubikora wenda umunsi ukaba utagize. Hakaza rero byo kwiroha mu biyobyabwenge. Ibyo murazi ko turabifite cyane, tutavuga ngo ni hano gusa, n'ahandi hose birahari, n'iwacu birahari, ariko umubare munini ntekereza ko hano biri hejuru cyane. Noneho hakazamo rero n'imyigire y'abana igorana. Abana benshi banyuzemo ibyo bibazo, rimwe na rimwe usanga batiga uko bikwiriye cyangwa se ntibanige, ndetse bikanabateza ibibazo mu mibanire n'abandi. Ugasanga umwana ntabwo afungutse muri we, abaye imibanire yo mu rugo no gutandukana cyangwa imibanire itari myiza ituma abana bitera icyizere, ndetse bakanata n'icyizere cy'ahazaza. Hariho nk'urugero ni ku bana yego, ugasanga nawe nta cyizere cy'ahazaza, ndetse hariho nk'urugero rw'umwana wabwiye umubyeyi, baramubwira ati si ngubu ko mba mbona bitameze neza na mama, kandi mwarakundanye ngo mukiri abana, nk'umuntu mwamenyanye noneho mukuze, ubwo umuntu yagira icyizere gute ko uwo muntu mushobora kubana mukamaranye igihe? ahangaha rero ngiye kugusaba ikintu kimwe, kuko twagize ikibazo cya tekinike ngira ngo wabibonye, uraza kunyemerera, kuko hano harimo abantu benshi. Nkanga tugeze ku bana hano, barehema bafite ikintu cyo kuvuga kuri iki kintu, ingaruka bigera ku bana. Abana mwabantu mwe, ahangaha niho turi buze kumena umuceri, kuko ninkubwira ko izi ngaruka zigera ku bana, abana bamaze kuba ikibazo, kugeza naho ababyeyi bavuga ati kuki abana nabazanye muri iki gihugu. Ahangaha aho abana bisanga mu biyobyabwenge, abana ntabwo ntinya kuvuga ko muri ibihugu bamaze kubera kwirirwa mu rugo, bakazi barakanda benshi, bana bose, aho usanga benshi noneho baramaze no kwadopta iyi mico yo kuba batinganye. Ibyago bigwira aba bana kuko batageraho, batabona bari mu ngaruka nk'izi ngizi uri kutubwira. Niba urunguru rwo ingaruka zo mu gutandukana kw'ababyeyi babo, ntibarerwe n'ababyeyi babo,
urumva ko bimaze kugeza ku bana, uri kutubwira ku ngaruka z'abana. So impamvu ahangaha nsa nk'ugize ngo dutindeho gatoya, uraza kunyemerera mbere yuko utugerera ku ngaruka z'ababyeyi no ku ngaruka ku mubyeyi w'umugabo no ku mubyeyi w'umugore ndetse no ku muryango w'ibihugu bakomokamo n'umuryango mugari. Ahangaha munyemerere kuko amasaha urabona amasaha nageze, unyemerere tudiskite kuri iki kintu. Noneho unyemerere dutegura ikiganiro nk'ukuntu wari wateguye kino kiganiro, unyemerere hano ingamba zo kubyirinda no kubikumira. Urimo kumva ibyakorwa igihe gutandukana byabaye. Izi ngingo zindi unyemerere tuzihereze ikindi gice cya kabiri cy'ikiganiro niba ntacyo bigutwaye. Noneho aya masaha no udusobanurire, ureke wakira ibibazo kuri aba bantu, kuri ibi bintu, kuri aba bana, abantu twakira, abantu bakubwita, turebe ingaruka, izi ngaruka nk'uko uzi kudusobanurira mu bice bitandukanye, izi ngaruka zibageraho, niba bahura nazo ese zirahari. Noneho dusubikire kuri izi ngaruka, noneho ingamba zo kubyirinda no kubikumira. Unyemerere tuzabikorera ikindi kiganiro. Yamanutse reka ndone namugarura. Wagarutse? Oui, nagarutse. Ibyo nakubwiye wabyumvishe? Nabyumvise. Ni byiza twabikora uko nguko. Kuko iki kibazo ni ikibazo kinini cyane tudashaka kuvuga ngo tube twakirangiza mu mwanya mutoya. Ariko hari bisa nkaho binshitse, warumbwiye ngo tujye ku ingamba tuzazishakira uwundi munsi. Ndavuga ingamba wadushakira undi munsi wo kudusobanurira ingamba zafatwa ni izihe, nize ingamba zafatwa, ese bamaze gutandukana babyitwaramo gute kugira ngo izi ngaruka zitagera ku bana. Unyemerere iki kiganiro noneho kibe ipate 2, uzadushakira undi mwanya tubisobanura mu buryo burambuye. Ariko noneho hano ibi ngibi ntitubicemo gutyo gusa, nkangaha ku bana nkaba Rehema mu kanya nurangiza ndagira ngo usobanurire, noneho na Rehema afate umwanya atubwire izi ngaruka muri community y'abantu batuye. Ese izi ngaruka ko zamaze kugera, amakuru dufite ko zamaze kugera kuri aba bana bagenda babyukira muri diaspora, izi ngaruka ese zirahari? None nkaba twumva testimony zivuye mu duce dutandukanye muri diaspora. Ngaho wasa nkusuza kuri abana, none tukakira Rehema akatubwira kuri izi ngaruka. Ese izi ngaruka zigera kuri aba bana zaba ziva kuri iyi miryango y'ababyeyi batandukanye, cyangwa n'abana n'abagifite ababyeyi bakibana, ibi bintu by'ingaruka z'ibiyobyabwenge, kwisanga mu buzima busa nk'ubwapfuye cyangwa budafite itandukaniro n'ubwo sinurira bisobanura burutwa n'ubwo bakaba barimo bakiri mu rugo, biterwa n'iki? So ngaho concludinga iki cy'abana nakireho Rehema nakivugeho, hanyuma noneho nongere ngufate tugaruke ku kijyanye n'ingaruka ku bagabo batandukanye n'imiryango yabo. Urakoze cyane. Agira ngo hari nsa nkaho ntabyumvise neza icyo unsabye kongeraho. Ariko rumaze no kubivuga, ndavuga ku ngaruka zigera bigira ku bana gutandukana kw'ababyeyi babo muri ibi bihugu. Okay. Urebye muri make ingaruka nizo zose, zo kujya mu biyobyabwenge, n'icyo wari uvuzeho wenda cyo kwinjira mu mico imwe n'imwe wenda abantu batari biteze, kunanirwa amashuri, rimwe na rimwe usanga abana batera icyizere ababyeyi cyane ndetse n'abantu bakuru muri rusange, kuko ubona nta kintu babarushije. Niba babona mu rugo bitagenda neza, abantu batumvikana, batajya inama, azaza kugisha inama gutese. Muri make navuga ko ari ibyo, n'abandi wenda bashaka kunyunganira. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Mbasabe abantu mufollowing uyu mubyeyi mumukurikire. Ntekereza ko aya masaha aba ikibazo cya tekinike, ariko ikiganiro kizakurikira tuzamusura kuri platform ye, tugende aduhostinge mu gushaka ingamba. Aha, Rehema uranyumva? Ndakumva. Ahangaha ndashaka kugira ngo wavanye mu ikuti. Ntabwo mfite kutera, I think nuko ndahantu hatarambaye kuko kubera negeye hirya abana bareke gusakuza, sinzi. Biri kubasakuriza cyane mpave? Okay, umeze neza. Okay. Ndashaka kugira ngo rero utubwire ngaha ingaruka n'izihe, ingaruka n'izihe ku bana aho ngaho mutuye muri Amerika, ingaruka n'izihe zigeraho zite? Ndabona iryawe. Thank you. Ibintu simbizi biteye ubwoba ku kintu kijyanye n'abana.
kera rwose ndabyibukanye ndi mutoya inzozi zanjye numvaga agomba kuzashaka bitewe n'uko wabonaga imiryango wabonaga nyine niba uri umukobwa ishusho ni ugushaka kuko biraryoshye nawe ukagira umuryango ukaba mu rugo cyangwa se niba uri umusore ukabona biraryoshye kubaho mu rugo ariko ikintu gitangaje ntabo kwigirwaho bagihari ubundi umwana ntabwo umwigisha akureberaho umubyeyi niyo yavuga ngo yakwigisha umwana kuva mu gitondo kugeza nijoro byamugora ko umwana abifata ariko ishusho kubonana ni ikimenyetso kimuhereza kugenda ahantu ari kujya cyangwa se kimwerekeza aho agomba kujya ubu nta bantu bo kwigirwaho bagihari ababyeyi bahindutse ubundi bwoko buteye ubwoba butuma abana batabigiraho niba umubyeyi ashobora gutuka umugabo ashobora gutuka umugore mu maso y'umwana w'imyaka 10, 8, 15, 20 akamutinyukira imbere y'uwo mwana umwana nta shusho ya kigabo azagira mu buzima bwe kuko ntazubaha igitsina gore kuko ntabwo yigeze abona se yubaha igitsina gore ariyo makimbirane dufite bajya mu ngo zabo nabo babyara bakabyara bajugunya baterera aho ngaho kuko ntabwo bazi agaciro k'umuryango icyo ari cyo ni ukuvuga ngo abandi nabo kubera ibikomere n'amagambo ababyeyi bafite n'imitekerereze bafite n'iterabwoba bafite kuko kubera ingo ziri toxic ababyeyi banarerana abana igitsure cy'ikirenga iterabwoba umwana agakenera ntagire icyo amenye ntagire n'icyo yumva uko bamuzirika yasohoka gutya yarenga umutaru akamera nk'umusazi ubu dufite ikibazo gikomeye cyane ngiye nk'ahantu ndi nzi abantu barenze 8 bagiye mu mico y'abatinganyi b'abanyafurika baturuka iwacu apana aba banyamerika abana b'abasore b'abakobwa binjiye muri ibyo bintu umwana akavuga ati ngiye gushaka ahura ngo mbe umugabo nzaba umugore kuko nta shusho y'umugabo muzima nabonye mu isi abagabo baradukomerekeje umwana mwagana akavuga ati papa dutaye turi abana papa yakubise mama ndeba papa undi akavuga ati mama ahura ngo ngire mama umeze nkuriye nzaba umugabo umwana agakora ama overtime kugira ngo azagende kujya kwihinduza ahinduka ikindi gitsina no kuvuga ngo ayo makimbirane no mu miryango n'iri tandukana ryo mu miryango rikomerekeje abana ku kigero giteye ubwoba ariko navuze ndi kuba mu kiganiro bwa mbere navuze ngo ababyeyi ntabwo bakisacrifice kugira sacrifice umubyeyi ushize umuntu ku isi menya neza yuko utakiri ibintu byo gukinisha namwe mu kubyara atari ugukina utabishoboye wabyihorera ukamera nk'abazungu kubyara no kwisacrifice ugiye gushira undi muntu hanze ku isi azakureberaho ugomba kumwitangira niba udashobora kwitangira undi muntu reka kubyara abana bacu bagiye dufite abana bari hano mu magereza buzuyemo baturutse iwacu mu bihugu by'iwacu muri Kongo mu Rwanda mu Burundi bazira amadrug kunywa inzoga aziyahuza umwana nta nyina abyara buri munsi actually ikintu ikibazo giteye n'ubwo nge nzi ngo muri Afrika biruga batwigisha kuboneza hanga sinzi ikibazo abantu bafite umuntu akabyara kuva buri gihe buri mwaka afite umwana ariko nta nshingano za kibyeyi na nkeya afite just wazi ko gushira umwana ku isi ari gushira umwana hanze noneho baba ari umunabe agashaka wa mubyeyi agashaka ngo babana baba ari umunabe babe nk'abakozi be aba ari umubera babysitter na babysitter nambivuze neza ugasanga niba ngende umwana wo mu rugo ufite imyaka 16 ngiye mfite urugendo rwanjye nanjye ngomba kwiga ngomba kwibeshaho ngiye nkaba nk'umukozi waba ari umuna banjye none ugasanga natangiye kugira inshingano nk'iz'abagore mu rugo nduruhinja uko nguko uwo mwana atangiye kugira freedom nyine ntabwo yamukanga ngo mubwire ati icara hamwe tuvugane ibyo ni bikiri kureba ibyo ni bikiri kumva reka da nawe yabaye nk'umugore aramutegeka avuga nawe avuga ejo nejo bundi umwana ajye kurara hanze nyine ntiyamubaza ngo ugiye kuko arabizi ko amufatiye ubuzima navuga nawe aramubabaza so ugasanga iryo tandukana ry'imiryango riteye ubwoba ikintu kironsoza nuko gushaka umuntu utarashatse ntiyapfuye ngo ntiyashatse n'uwashatse ari mu rugo aho ngo mube mu rugo muri ruri toxic muvuze induru mwembe babiri ni mugende murekure mutanga amahirwe kugira ngo abantu bahumeke abana babeho cyangwa namwe mubeho mureke gushaka kumera nk'abari gufata ibintu bidafatika niba umugabo umugore kera ntabwo nari nzi umugore uvugira imbere y'umwana akabwira umugore ngo so ameze gutya
agatinyuka. Ibyo bintu turabifite, njye nambibona ubu hano muri bino bihugu turimo, ko n'umugore abwiye umwana w'imyaka 12, 10, 20 ngo so gutya na gutya, so already arangije kumwambura ishusho ya kigabo. Umwana aravuga ati njye niki nakora niba data ataba umugabo, njye naba umugabo gute? Umwana agahita atangira kwinezeza, akibera mu nzu gusa, akaryama n'abakobwa 3, 4, 5 buri munsi ko yishakiye, ntajye mu kazi, akagenda agatakaza icyubahiro cy'umugabo neza. Ariko umwana w'umuhungu yigiraga kuri se, umukobwa yigiraga kuri nyina. None bose babaye abarwayi, nta n'umwe wo kwigirwaho uhari. Ari byo mwavuze imico siyo ibangiza cyane. Umwana asohotse hanze afite isomo yabonye ahantu yaturutse, nubwo bwose agenda abizi ko hari ahantu yavuye. Ariko igitangaje bagenda nk'imodoka yacitse feri, kuko nta cyasize inyuma azajya kureba, nta n'icyo asanze imbere agiye kureba, ni just akiyanga. So ni ukuvuga ngo abana barakomeretse cyane kubera imiryango ibayeho nabi, iri toxic, itongana buri munsi, ipfa ubusa, ari abantu bakuru. Umwe niba adashaka gukora, mureke ugende ujye kwikora, cyangwa se ugume hamwe ugabanye induru. Ubundi banze gufata imyanzuro, bazi kuvuza induru gusa. Niba uri ahantu ukabona byanze, niba udashoboye kuhasohoka, reka kuvuza induru, reka gusakuriza abantu. Abana bawe uri kubabangamira, uri kubica, uri kuregera umwana se ngo abikore biki. Umwana ntagafite, ni wowe na se mufitanye ikibazo, ariko umwana ntagafitanye na se ikibazo. Niwe na nyina mufitanye ikibazo, umwana ntagafitanye na nyina ikibazo. So reka kuvanga umwana muri izo diru zanyu. So dufite abantu bari mu mazu y'imbohe kubera amadrog, gutwara banyoye inzoga bakabafunga, gufata abana b'abazungu banyoye bazi ngo ni bya bindi by'iwacu, wikoresha umwana wese aho wiboneye mukina mugakubitana ku ntoki bakaba barakujyanye. Dufite abana b'abatinganyi noneho banabyemera, banabana mu mazu, bagafata apartment yabo bakibanira, babyemera nta kintu umuntu yabirenzaho. Basigaye banambara n'ibintu bya gikobwa, ari abahungu bakambara, abakobwa bakambara ibya gihungu cyane rwose. Hano baturuka iwacu b'abanyarwanda, b'abanyamurenge, b'abakongomani, b'abarundi, kubera barangije uramubaza akavuga ati se wowe, umwana akagutinya bakubaza ngo wowe waguhaye amahirwe ntiwabiba, ubona ko umugabo bimaziki, ubona ko umugore bimaziki, usubwo umuntu amubwira ngo iki. Bakambara, umuhungu akambara nk'abakobwa, agashyiraho ibintu byose, akisiga na makeup kugira ngo utanagira n'ikintu bimubwiraho, kubera gusa kubwira ati umuryango nta kintu nawubonyemo, ni scam. Kabati nge sinzashaka, agatangira kwiga gukunda izi nyamaswa, akikundira nk'akabwa, agapusi, just akakagira bebe, akakita n'izina. Wakumva izina rye, wakumva ngo ni Nyirarukundo cyangwa ni Mukesha, ukumva biteye isoni. Ukabati imbwa, akayita utuzina tw'icyongereza, ariko wakumva uwo muntu uri kuvuga ngo umwana we ni imbwa, ukumva ngo umubyeyi ukumva ngo ni Nyirarukundo, imbwa ye yitwa Poppy, ukumva oh my god, Nyirarukundo afite akabwa cyitwa Poppy. ka Poppy agenda agasomagura mu muhanda, ukamureba ukuntu yari kuzavamo umugabo uzaduheza indi generation nziza, ukumva biramwaje. So ibi ngibi rero nkuko nari maje kukubaza, ingaruka bihuza gute no gutandukana k'uyu muryango cyangwa n'amakimbirane yabaye mu muryango, aba mu miryango, aba babyeyi bagatandukana, abana bagasigara badafite kirera? Ubundi gutandukana Godfather mu busanzwe nubwo abantu babivuga nk'igitangaza, nta gitangaza. Niba ikintu kitakunze, ntago bitangaje ko ikintu kitakunze. Gutandukana ntabwo aricyo cyari kibaye case, ahubwo batandukanye bavuye, batandukanye kubahe babyeyi, ninde umufasha? Yego, nukuvuga ngo umwana, ababyeyi b'Abanyafrika hano bipfira, bagera igihe cyo gutandukana barabaye nk'abasazi, hafi kwenda gutemana. Abandi bantu ajya avuga ati twe turi kuganira, twaba ntibiri gukunda, reka tubireke. Bo bagera igihe bajya gutandukana, baratangiye kurwana, baratangiye kumera nk'abasazi. yego. Umwana nta shusho nzima yababonyeho, nta cyizere cy'ubuzima yababonyeho. Nukuvuga ngo umwana akomereka akiri mu rugo, ntagakomereka ari uko batandukanye. Ahubwo abana bagira ku rwego ngenzi ababyeyi, abana aribo babibwiriye ati mutubabarire mutandukanye. Abana b'imyaka 12 n'umwana w'imyaka 7 akavuga ati mami watandukana na papa. None se umwana ni wari uri kuri level yo kubwira ababyeyi ngo namutandukane? Ngaho nukuvuga ngo umwana ntago yakomerekejwe nuko batandukanye, yakomeretse mbere. Nukuvuga ngo bajya kuva mu ngo benda kwicana, abana aribo bari kwihendahendera ku mashuri. Umwana magahamagara
umubyeyi ati umwana wanyu ko adafokasinga ni cyo kibazo cyabaye, umwana arara mu nduru yirirwa mu nduru. Ni ukuvuga ngo byari amahirwe y'abo twari tugize n'amahirwe noneho, y'abo twari tugize amahirwe bagatandukana mbere. Ubu ni gutandukana ntabwo cyari ikibazo. Noneho ahubwo ukibaza ngo uwo muntu utandukanye ujyanye n'abo bana we n'indi, nawe kubera yasenyaguritse cyane ntacyo agiye gufasha wa mwana. Mbese ni umurwayi. N'umurwayi urakoze cyane. Ntekereza ko iki gice tuzakigarukaho imyitwarire. Hari umujyi nkunda gutangaho urugero numva wanteye ubwoba, ahantu bita muri Kentucky yambanye Kentucky muri Amerika. Ahangaha byo biteye igitangaza. Reka ngaruke ku mutumirwa Mama Delphine. Ahangaha tuvuye ku ngaruka bigira ku bana cyangwa ingaruka aya makimbirane agira ku bana. Reka tugaruke ahangaha ko noneho ku mubyeyi w'umugore cyangwa ku mugabo. Abangaba bo ingaruka zabo ni izihe, bibagiraho izihe ngaruka? Urakoze cyane. Arakoze Rehema, ndibaza ni Rehema. Arakoze ku bitekerezo duhaye. By'ukuri ingaruka ni nyinshi cyane. Ndagira izo navugamo, bitavuga ko ari zo gusa, ko n'abandi bafite izindi. Ariko icya mbere, nk'uko twabivugaga ku mubyeyi w'umugore, urugero akenshi bikunze kubaho ko iyo icyo kibazo cyabaye abana basigarana na nyina. Akenshi si kenshi cyane basigarana na papa wabo. Icyo gihe rero ni inshingano zirenze atari yarateguye mbere. Bimusaba gukora cyane kugira ngo abashe gutunga wa muryango. Rimwe na rimwe baba muri bihugu murabizi, hariho igihe amategeko ya intervena bagasaba ndetse umugabo kugira icyo atanga cyafasha umuryango. Ariko ndibaza ko twese ari ibintu tuziranyeho, abagira icyo batanga si benshi cyane. Hari abatagira icyo batanga, hari n'abareka akazi ndetse kubera izo mpamvu, akavuga ati nzajya nkora suitable, nzajya nkora kugira ngo ntazagira amafaranga nzaha uriya muntu. Nk'uko Rehema yarabivuze, akenshi usanga ingo zitandukana binyuze babaye abanzi, mu by'ukuri bashwanye cyane, bigatuma hari uvuga ati ngewe nta n'ikintu nzabaha, ariko mu by'ukuri nta mpamvu aba afite n'imwe, kuko niba abana bagira ingaruka zigeraho kandi bataraziteguye. Ibyo rero bitera umunaniro ukabije cyane, kubera ko wa mudamu azakora cyane, azahora arushye, za stress n'ibiki byose, azagira agahinda gakabije, azagira umutwaro mwinshi utewe na za kazi karenze, na za nshingano zirenze afite. Noneho bya bindi byose bizane kuri rya dindira ry'iterambere nk'uko nari navuze mbere, kuko akaboko kamwe mu by'ukuri ntabwo yagatunga umuryango ngo azabashe no gukora bihagije. Ahangaha rero ndashaka kugira ngo mfashe umbwire ingaruka bigira ku muryango mugari, ndetse umbwire ingaruka bigira ku bihugu bajemo ndetse n'ibihugu bakomokamo. Urakoze cyane. Reka nongereho n'akandi kantu gatoya ku mubyeyi w'umugore. Akenshi amadepresiyo urumva nayo ntabwo agomba kubura, rimwe na rimwe arigunga, ariko ingaruka cyane indwara zitandukanye ziza zitewe n'ibyo bibazo. Ariko ikibazo kigora cyane uburyo aboneka muri sosiyete, sosiyete zacu. Umuntu watandukanye bamugira ruharwa, nubwo amakosa yaba ataraye, ugasanga baramuryanirana inzara, ugasanga baye ikibazo muri sosiyete, ugasanga abantu batangiye kumwishisha. Rimwe na rimwe nawe ubwo akataka kuko abazi ko abantu bamuryanirana inzara. None hejuru y'icyo ngicyo, umuntu ashuhuje uwo ari we wese, yaba ari igitsina gabo, bahita bavuga ngo yatwaye umugabo w'abandi. Yaba ari yari afite inshuti, ari couple z'inshuti, umugabo akabwira umugore ati uriya mudamu nta nama yaguha, nta mpamvu yo uriya yakugira inama yo gusenya. Umugore nawe ati ntabwo dusashobora kwa naka, kuri we nawe ntabibwira umugabo. Ariko hari amaka menshi abantu batangira gutunga intoki ngo batwaye abagabo, kandi mu by'ukuri ibyo bintu wenda batanabitekereza, kuko bazi ko atamufite, gusa bakumva ko uwo bari buvugana amutwara. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. None kandi inshuro nyinshi n'amakosa atari we yaturutseho ngo asenye.
noneho rero wambaje ku muryango mugari. ingaruka bigira ku muryango mugari ndetse n'ingaruka bigira ku bihugu baje mu bihugu barimo ndetse n'ingaruka bigira ku muryango cyangwa mu bihugu bakomokamo. Urakoze cyane. Ku muryango mugari duhereye wenda n'ibyo ngibyo ahanini mu mafamiye, umuryango washatsemo byanze bikunze iyo mwagiranye akabazo rimwe na rimwe usanga no mu muryango washatsemo mutongeye kugirana imibanire myiza. Ku nshuti mwari mufite mbere iyo mwamaze gutandukana hazamo ibice, hari igice kimwe kigenda kuri umwe hakaba n'ikindi kigenda ku wundi. Cya kindi cyagiye kuri wa mugenzi wawe mwagiranye ikibazo nticyongera kukuvugisha, kuko rimwe na rimwe iyo abantu banamaze no gutandukana hariho ushakisha amakosa ahimba kugira ngo abwire abandi yigire mwiza, kandi rimwe na rimwe amakosa ari naye. Icyo gihe rero ba bandi bumva ibyo ngibyo bakaba wa wundi mugenzi bakamugira umuntu mubi ku buryo batongera kumuvugisha. Izi ngaruka zikaza rero imiryango ikaba iratandukanye.